yego ngira ngo mwabibonye mu buryo buri officiel kuko byatangajwe n'imbuga za SKFM. Nanjye ubwanjye rero mboneraho kubihamya. Ubu ndi umukozi mushya wa SKFM. Nzatangira kuhakora ikiganiro cya mu gitondo cyitwa urukiko rw'ikirenga guhera kuwa mbere. So ubwo rero numvikanye nabo bwa nyuma n'amasezerano asinywa ejo kuwa gatanu mu gitondo. Nibwo byose byarangiye, ariko hari hashize iminsi ndimo naganira na nyiri radiyo bwana Sam Karenzi. Ubwo rero biro officiel ndumva abantu babibonye. Yego, ni ibintu wakiriye gute? Nabyakiriye neza cyane. N'umugisha iteka ryose ufite abantu bagutekerezaho bifuza ko mwakorana. Yego. Sam Karenzi ntekereza ko ari umuntu uri special muri kariyeri yanjye ndetse n'ubuzima bwanjye. Kubera iki? Murabyibuka neza ko muri 2021 ndumva ari bwo ku nshuro ya mbere naje gukorera i Kigali. Hari abantu batekereza ko kuko navuye kuri RC Musanze RBA nkazi Kigali bakanyumva kuri Radio Rwanda, batekereza ko ari RBA yanyimuye iranzamura inzana i Kigali. No, ntabwo ariko byagenze. Njye navuye kuri RC Musanze 2021, n'ubundi ari Sam Karenzi umamagaye ngo nze dukorane kuri Fine FM mu myaka yashize, uwo mwaka nyine 2021. Nubwo nakoze iminsi ine gusa, noneho Radio Rwanda bakifuza ko nza kuhakora nkahava, ariko Sam Karenzi rero wazanye Kigali 2021 mu mpera z'umwaka. Mu ntangiriro z'umwaka mu kwezi kwa mbere ubwo yashingaga radiyo ye SKFM, tekereza ko ni mu banyamakuru ba mbere yaganirije yifuza ko twakorana. Icyo gihe turabyemeranya, burya nubwo byatangajwe singira icyo mbivuga, ariko byari byo. Burya nari naramusinyiye mu kwezi kwa mbere. Icyo gihe ariko hari ibiganiro nagiranye na RBA bituma mpaguma. Ariko icyambayeho mu byumweru 3 bishize, iminsi ndimo n'ibyo maze iminsi ncamo, byamaye umwanya mwiza wo gukora reflexion, kwitekerezaho. Sam Karenzi rero ubwo nawe ari mu bantu bambaye hafi muri iyi minsi ishize, n'abandi benshi nshimira mu by'ukuri. Nawe urabizi ko twagiye tuvugana kenshi mu buryo butandukanye, nyine nk'umunyamakuru mugenzi wanjye. Yego. Hari abantu benshi twaganiriye, hari abanganirije, hari abangira inama, hari abambajije. Hari byinshi ntigeze nifuza kugira icyo mvugaho, ntazanagira icyo mvugaho no mu gihe kiri imbere. Ntanagize n'icyo mvugaho n'igihe nari muri RBA. Ariko ndakubwiza kuri iyi minsi mike ishize yari iminsi myiza yo gutekereza no gufata ibyemezo bikomeye. Ubwo rero nasezeye kuri RBA mu minsi mike ishize. Mwagiye mubyumva mu itangazamakuru ko nari muri suspension y'ibyumweru 2. Nari narahagaritswe ubwo by'agateganyo. So narasezeye rero mbitekerejeho, njya kuri SKFM. Ubwo ntekereza ko bisobanutse. Ni iki donc urumva narinzi ko ndibuze kubikubaza, ni iki cyari cyarananiranye mu kumvikana na Sam Karenzi gikunze none kikaba gitumye utera umugongo ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA kwerekeza kuri SKFM? Iteka ryose Sam Karenzi igihe cyose yifuje ko twakorana, yabikoranaga umutima mwiza, akabigirana urukundo. Kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe nigeze nenga mu byo yanganirije no mu gihe cyose cyashize. Ariko iteka ryose iyo ukorera ikigo runaka, nicyo kiba kiza imbere, kuko RBA nayo mfite ibyo nyikesha, mfite ibyo nagezeho, mfite imihigo nesheje ndimo. Rero urumva hari ibyagiye biba, hari buryo bagiye bamfata neza,
hari impamvu nyine zatumaga nshyira ku meza nkavuga no reka mbe ngumya ahari cyari igihe kitari cyo, ahari timing itari yo, ahari iki gihe nicyo gikwiye. Ni fate. Yego. Hari abantu abakunzi bawe cyangwa se abantu bagukurikira bagiye gutekereza yuko pressure yo kuba udafite akazi kuri RBA, pressure yo kuba warahagaritswe, pressure yo kuba waragiranye ikibazo n'umunyamakuru mugenzi wawe Rugaju ari yikujyanye kuri SKFM, urabasubiza iki? Nta muntu nigeze ntangariza ko nagiranye ikibazo na Rugaju. Wizera ibyabo n'imihanda kuri YouTube, ntabanze kubiverifiya, ibyo nta bubasha mbifiteho, ntabwo nkontorora ibintu byose bivugwa muri media no kuri YouTube no kuri TikTok. Ariko kuba hari abavuga ko nagiranye ibibazo na Rugaju, ndumva ntawe nigeze mbibwira, ndumva RBA ntawe yigeze bibwira, sinzi wa Rugaju hari uwo yigeze abibwira. Ibyo rero mpitamo kutagira icyo bisobanuraho, mpitamo kutagira icyo bivugaho. Impamvu nahagaritswe muri RBA sinshaka kugira icyo mbivugaho, icyo mbitekerezaho kiri umutima wanjye gusa. Ariko hari n'ukuri, hari icyo utekereza ariko hari n'ukuri kwabyo Lorenzo. Ukuri kwabyo kuzwi natwe turi involved. Kuzwi natwe turi involved. Ku cyubahiro ngomba ikigo nka RBA, yego, n'imyaka yose maze ngikoraho, no kubyo nagezeho ndi muri RBA, nta na rimwe nzigera nifuza kuvuga ikintu cyagayisha cyangwa se cyagaragaza nabi ikigo nka RBA, kuko ari ikigo nubaha. Ibyo rero ibyabaye, kunyurwa kwanjye cyangwa se kutanyurwa, ibyo sinzigera mbisobanura, ntawe nzigera mbisobanurira. Yego. Nta ndi kumwe na Senior Rafiki. Mbere yuko naba kubaza akabazo kamwe kugira ngo tunakure kure, abantu bashobora guhuza ibyo upostinga ku mbuga nkoranyambaga zawe bakabihuza n'ikibazo wowe utemera yuko cyawe cyangwa se udashaka kuvugaho, bakahita babihuza neza n'ikibazo wagiranye na Rugaju. Donc abo ngabo babwira iki? Kubera ko impamvu mbivuga nuko ibyo ushyize kuri Instagram yawe ejo bundi uvuga karuma, abantu bahise babihuza no kuba Rugaju afunze, bati Lorenzo akinnye ku mubyimba umunyamakuru mugenzi we, Lorenzo yishimiye ko umunyamakuru mugenzi we wafunze. Abahuza ibitekerezo byawe bwite n'ibibazo byabaye ku munyamakuru mugenzi wawe Rugaju, abo ni nabo banahuza ibyavuga kuri Radio Rwanda, bakabihuza na situation yanjye, bakavuga ko nyina ku mubyimba bakabikoramo TikTok. Uko babihuza, uko babishaka, urabizi ko ntabwo dushobora gukontorora ibintu bituvugwaho kuri social media. Nawe nuko ntabwo wakontorora ibintu bikuvugwaho kuri social media. Aba internaute ibyo bavuga, bahaha, bashaka inkuru, bashaka amadolari, ibyo ni uburenganzira bwabo. Yego. Ntabwo nzigera ngira umwanya wo kujya gusobanura ikintu cyose cyamvuzweho kuri social media. Uwo mwanya sinzigera nkugira, sinzigera nkubona. Yego. Lorenzo, ndagusuhuje. Urakoze cyane, ndagusubije nawe. Nashaka kubaza ikibazo kiri bujye ni ikibazo rusange umuntu wese yakwibaza. Uri umwe mu bantu bamaze igihe muri media, birumvikana, guhera kuri RBA Musanze, kuzenguruka hose kugera kuri za 10, ukagaruka ukongera ukakamara RBA, ugasinya ntukoreyo. Ibi byo guhora uhindagura ibitangazamamakuru, by'umwihariko nkaho buvuye nyine bavuga ko harimo ikibazo harimo iyo suspension, ntago ubona ko bishobora kugira ibyo byangiza kuri ku mikorere yawe cyangwa se kuri fame yawe? Ngo umunyamakuru wa radio ni ko kazi konyine nakoze kuva natangira gukora. Iyo ngakoze abakoresha banjye bashima ko ngakora neza. Yego. Abanyarwanda mbwira amakuru y'imikino bashima ko njye babwira neza. Bisobanuye ko ari akazi nzi gukora kandi nzakomeza gukora, regardless y'aho nzagakorera. Mu
Rwanda harimo ibitangazamakuru byinshi cyane, ndetse nta kibazo kirimo kuba narakoze kuri radiyo Rwanda, ngakora kuri radiyo 10, ngakora kuri radiyo Musanze, ngakora kuri Fine FM, nkaba ngiye no gukora kuri SKFM. Iyo ni palmarès, iyo ni legacy. Ibyo ni ibigwi byanjye, nukomeze kunda gukorera ibitangazamakuru, kunda gukorera radiyo, kandi nkorera ibitangazamakuru byiza kurusha ibindi. Ntewe ishema nuko nibura ibitangazamakuru byiza hafi ya byose byiza nabikozeho. Legacy Media ntekereza ko atari ikinegu. Hari impamvu nakoze kuri radiyo Rwanda bikisubira inshuro zirenze imwe. Who knows, nshobora no kuzongera kuyikoraho. Ntabwo ari ikinegu kuba narakoze kuri radiyo 10, kuba narakoze kuri Fine FM, nkaba ngiye kuri SKFM mu myaka, ibyo bikaba byose mu myaka 7. Uretse we nabayifuza guhandura imvunja zidahari, ntekereza ko nta palmarès yanjye na kariyeri yanjye n'inspiration ku bato bifuza ko abanyamakuru. Ntekereza ko nta mwana yifuza kuba umunyamakuru utifuza gukorera ibitangazamakuru nakoreye, ibiganiro nakoze n'urwego nabikozeho. Nta kibi rero abari buze kubyumva nk'aho ari arrogance cyangwa se kwishongora, basubiza imbere y'uko bibaza icyo kibazo. Kwishongora ntabwo ari bibi. Ikibi ni ukwirata no kwirarira. Hari igitangazamakuru mvuze ko nakozeho ntakozeho. Hari ikiganiro mvuze ko nakozemo ntakozemo. Iyo mvuga ko ndi umunyamakuru uzi gukora aka kazi, mba mbeshye se? Ishwi rwose. Ibyo byishongoro rero bimpame, utazaryoherwa nabyo ubwo azajya mu mateka sibe iyo palmarès. Nibyo bigwi. Lorenzo, nta muntu n'umwe ujya ushidikanya kuri umunyamakuru mwiza vraiment muri kino gihugu cy'u Rwanda. Nagiye mbona n'abanyabigwi barimo ba Jado Castar, barimo mukuru wawe Fuadi n'abandi banyamakuru batandukanye, bishimiye yuko wagiye kuri SKFM. Uri umwe mu banyamakuru ushimwa na buri munyamakuru wese wa sport hano mu Rwanda, ndetse n'abaturage baragukunda mu buryo budasanzwe. Ariko hari abajya baterekamo kandi kantu bati Lorenzo ni umuhanga ariko ashobora kuba adashobotse. Donc wemeranya n'abavuga ibyo, nababa bari bya bindi bavuga ngo nta muntu ushobora kubura icyo atuka inka. Donc wowe kuri wowe abavuga bati Lorenzo arashoboye ariko ikinyabupfura cye cyangwa se discipline ntashobotse, ubabwira icyo abo ngabo? Iyo ni illusion. Hari iyo umuntu akora ibintu bye neza, atera imbere, ari muri kariyeri neza, ntabura abantu bagenda bahimba ibintu nyine ukabona biraho byarafashe kuko nk'ari byo. Uranzi kuva des premiers débuts. Wari wumva ahantu natutse umuntu. Ishwe rwose. Haba on air, haba off air, like kuri experience yawe. Umuntu umwe nibura natutse. Ariko bavuga ko wakubise umuntu ejo bundi. Oya bavuga. Wowe ibyuzi. Ubwo mbere discipline wa bintu byinshi. Wari wumva natutse umuntu haba kuri radiyo cyangwa se hanze yayo? Oya rwose. Bitekerezo neza umbwire ni mubizi. Ntabwo ndabyumva rwose. Wari wabona aho nakubise umuntu cyangwa ukumva nakubise umuntu? Assault kwa assaulting umuntu. Kubyumva narabyumvise, bivugwa yuko wakubise Rugaje ejo bundi. Wari verify usanga ni byose? Donc na makuru agoye kuya verify rwose, narabishakije ndabibona. Ibyo byitwa illusion. Biri hanze gutyo kubera impamvu. None se wari wumva nakoze ibyaha nitabye nk'inzego runaka z'umutekano cyangwa se prosecution? Ishwi rwose. Wari wumva nakoze ibyaha like nimo kurikiranywa ibyaha? Ishwi rwose. None se iyo indiscipline wisobanura utegeko uretse illusion ko ari ikintu giteretse aho gusa abantu bahimbahimbye bagaterekaho. Yewe nakoze iki muri media kibi uzi?
uzi. bagihimba bagamije iki, kwangiza izina Lorenzo cyangwa cyane? Reka nk'urugero, na ubu ni umuceri ngiye kuguha. yego, kuba natangira gukora, reka tuvuge urugero muri RBA nkoze buri imyaka myinshi cyane. Nakoze kuri SM Musanze imyaka 3, nakoze kuri Radio Rwanda mu bihe bitandukanye, biteranyije byose ni nk'imyaka 3 cyangwa 4, ko kariyeri nyuma y'imyaka 7. yego. So ndakumenyesha ko iyo myaka yose nakoze muri RBA, inshuro imwe yonyine niyo nandikiye ibaruwa nsabwa kwisobanura. yego, inshuro imwe yonyine. Urabizi icyo bisobanuye mu kigo cya leta? Inshuro imwe yonyine, yonyine niyo nandikiye ibaruwa nsabwa kwisobanura. yego. So, hari ibintu rero abantu bagenda bagaterekaho kubera impamvu, ariko icyiza ntabwo abantu bose bari muri media, ababosi bayirimo, abayobozi b'itangazamakuru, ntabwo bose bagendera muri iyo illusion, muri icyo kigare kiba kiraho abantu bubatse bashaka gusenya abandi. ntabwo bose bakigenderamo. Ibyo rero bitanga icyizere cy'uko uko byagenda kose, uko abantu bahimba inkuru zose ngo bagusubize inyuma, bakubreakinge, baguca intege, bakurangize, iteka ryose hari abantu niyo baba bake bazaba bakeneye ibintu bya nyabyo, bacyumva ibintu bya nyabyo, baverifiye, kandi bazakomeza kuduha akazi tugakore. Ayo ni amakuru meza.